Tubahaye ikaze muri Jara Kitchen, wakoze kubana natwe, wakoze gukora subscribe, wakoze gukurikira ibiganiro byacu. Njyewe ndi Janita Isenge. Kuri uyu munsi rero ndabona hano dufite ibikoresho tugiye gukoresha. Hano hari viande hachée, ndabona harimo magi, harimo umunyu, ibitunguru, poivron, karoti, tungurusumu, amazi ndetse n'ifarini. Ndi kumwe na chef Jado. Jado rero tuguhaye ikaze muri iki gikoni, utubwire ibi bikoresho byose tugiye kubyifashisha mu gutegura iki. Uko bivuze mbere, ibikoresho byifashisha tukubona isanti yo kusambusa. Ibyo so iki cyo ni igikoresho twakoreramo tuvanga ibi byose. Iyo gukora iki impapuro zikora twifashisha gukora iki isambusa. Ibi twabishaka ngo presentation bigaragare ko abantu bose umuntu wese agiye kubona abone ko ari ibyo byote amenye icyo agomba kwifashisha mu gihe gukora isambusa. Izi viande hachée zacu tubishyire ku ruhande, nkore impapuro, nkore izi mpapuro nkoresha ifarini kugira ngo inyama ziba ziri gushya bize guhura. Twe tukora impapuro zo guhura kuri isambusa tube twayibona byihuse. Ngaho rero tugiye gutangira kubereka ko isambusa bazikora hamwe na chef Jado. Tukaranga inyama ngo tuyishiramo inyama na gusaba n'amavuta. Tukangira gukaranga inyama zacu tugiye gukoresha isambusa. Tumaze kuzishyiramo izi nyama tumaranye gushyuha bapfundikiyeho. Kumva rero ko inyama zawe ziri gushya, ukagutaho kumva. Shyiramo bya birungo wakase. Ukisha irigi uko wabivuze, twifashisha amazi, twifashisha umunyu, n'ifarini. Kuhanga byanyu wakoze.
kurangiza kuyisunika ugomba kwifashisha kuko udafite ipanu yo kuba ikarayi yo kuba wazifungiraho zimeze gutya, uriyananje ugakoresha nk'aho ufite se nk'isahane nk'iyi ukayirambikaho, nyuma kuyirambikaho ugakatisha icyuma gutya, ukuraho ya sahane yawe ukayiringanyizamo hano hagati, ukaba ibintu biringaniye biri ku murongo, ugakata impapuro zawe ukazihuza ukaziringaza nawe zikangana, ukongera ukatiramo hagati y'amahano. Ibi bigufasha kugira ngo ubone impapuro zawe bitakugoye. Ibyo bigufasha kuba nta kuvuga ngo ringaniza wazikatirwa zikase rimwe wazikatira icyarimwe. Ubu tugiye kuzibabura ku ipanu kuko ariho zakwigwa. Impapuro zawe hindura ntabwo urupapuro ruhiye ukagomoraho ukarutandukanya, urupapuro rwa mbere ukaba rubonye n'akantu kari hafi yawe wahita ururambikaho nta kibazo, isahani agafuniko mwari ugakaraga, ukongera ugakomeza ugakaraga, urukara rurabonetse. Abagiye babona ntizikomera. Yego gahunda zacu zabonetse, inyama zo gukora mu isambusa, impapuro zirabonetse. Ubu tugiye gukora roux twifashishije amazi, twifashishe n'ifarini. Ikore niyo tumi impapuro zifatana, ya sambusa iri imbere ibe yajyamo amavuta. Banjya mu karwa gasahani gatoya, ntabwo arimo gushyira mu kintu kinini. Kanoga neza. Amara kunoga, uzihita ukawuyikura ukayibika. Ese ugafata urupapuro rwawe uruzinga neza, ugerageza gushaka igipimo ko ibintu bijya kureshya, ugasigaho ya kore yawe ku isambusa, warangiza ugafata ikiyiko ugafata ku nyama ushyiramo hano, ugasenga neza witonze, ufata kore ugasiga hano, akore wakoze mu ifarini ukamanura hano witonze, ukanda hano kugira ngo imitwe ihure. Ugakomeza ibyo wabanje mbere. Kwitonda hano munsi ntihabe hacamo amavuta, hakaba hafunze neza.
Shyiramo icyarimwe n'amazi gusa. ngira ngo rero niba wajyaga wibaza uburyo bakora isambusa wabibonye chef Jado yadutembereje muri Jera Kitchen atwereka uburyo ushobora gukora isambusa iryoshye, isambusa nziza nk'uko uri kubireba twamaze kuzitegura aha ngaha, ukaba wayikora iwawe nawe igihe cyose ushakiye ukaryoherwa. Rero ubu tugiye kumva niba uburyo ziri kugaragara inyuma ari nako ziryoshye. Oh my god, look at inside. Ngira ngo rero wabonye uko niko bakora isambusa. Niba nawe wifuza kuzazitegura mu rugo uzabigerageze maze utubwire uko byari bimeze. Wakoze rero, wakoze kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Ari kumwe nanjye Jeannette Ayisenge na chef Jado. Ntibagirwe gukora subscribe kandi ukore like, sharing n'inshuti n'abavandimwe nabo biga uburyo ushobora guteka neza. Ikindi kandi niba ari cyo wifuza ko twaza gutegura ubutaha, siga comment ubundi tubwire ngo ubutaha ndifuza ko mwazategura iki ngiki, natwe biradufasha tukamenya ibyo abakunzi ba Jera Kitchen bifuza ko twabakorera. Mwakoze rero nawe ubutaha. Ciao.